bamwambuye ibikoresho bakiyemo birakanyagwa reka abagenti bose badahomba abagenti bose barahomba none abona ari umwagenti ukiri mu kazi barahombye abantu bose bakoreraga baba agenti. Wongeye kuba ikaze nanone ku makuru yacu nk'ibisanzwe nk'uko mubizi ni Metero Onakizo, iyi ngiyo ni Yumva TV. Dore ingingo z'ingenzi tugiye kwibandaho muri aya makuru y'uyu munsi. Tugiye kwibanda ku makuru avuga ko abanyeshuri bo mu gihugu cy'u Rwanda barangije ikizamini cy'amashuri yisumbuye ndetse n'aya tronkome. Abanyeshuri bakaba bavuga ko ibizamini babahaye muri mwaka byari byoroshye, ngo rwose bizeyemo amanota menshi cyane kandi bizeye ko bazatsinda neza cyane. Bakaba basaba ikigo gishinzwe uburezi NESA ko cyazagira uko kibigenza rwose maze kikabafatira ku manota make kugira ngo buri munyeshuri wese abashe kubona ikigo yigamo. Si ibyo gusa kandi kuko turi bwerekeze no hanze y'u Rwanda, aho mu gihugu cya Uganda habaye impanuka ikomeye cyane ya bisi yari irimo abanyeshuri, maze abanyeshuri 20 bagahita bitaba Imana. Ubu ngubu bakaba bamerewe nabi cyane. Turaza kubabwira ko kandi hari ibigo bigera muri 3 byakoreraga mu Rwanda byabashije gufunga kubera ko ngo byakoraga ubujura cyangwa se uburiganya, maze bikiba abaturage amafaranga mu buryo bw'uburiganya. Reka tuze mu kanya turambure amakuru yacu. Nguko bisanzwe twababwiye ko turi bujye ku ngingo yacu ya mbere, aho ingingo yacu ya mbere ivuga ko abanyeshuri bari gukora ibizamini bya leta bisoza amashuri y'amashuri yisumbuye ndetse n'amashuri ya tronkome mu mwaka wa 3, bishimira ko bakoze ibizamini byoroshye kandi bizeye ko bazabona mu manota meza cyane, baze bityo bakaba basaba ikigo NESA gishinzwe uburezi mu Rwanda ko cyazabashyiriramo imiyaga maze kigafatira ku manota makeya, maze buri munyeshuri wese wabashije gutsinda akazabasha kubona ikigo cyiza kandi ikigo abasha kwigaho, bityo bikazatuma abana badakwira mu mihanda cyangwa se ngo babe za mayibobo, ngo dore ko ubutaha babashije kurushya abanyeshuri, maze abanyeshuri bamwe bikarangira batakaje ishuri ndetse abandi ntibabashe kuba bakwiga neza. Kandi bashimye n'uburyo bashyizeho bwo kubaza bwitwa multiple choice cyangwa se cross question, atari ibintu bya open question. Ngo ibyo ngibyo bituma bafunguka ndetse bagasoma kugira ngo abashe kubona bya bisubizo biri muri cross question. Abantu benshi bavugaga ko uburyo bwiza bwo kubaza ngo ari open question cyangwa se kubaza nyine ibibazo biri discussion, nyine ibibazo birambuye aho bari gusubiza ibintu byinshi, ariko abanyeshuri bo bagaragaje yuko rwose nubwo ubwa mbere bikiza babonaga ari bibi, ariko ubu ngubu ngo bimaze kuba byiza cyane, ngo kubera ko bibatera umuhate wo kwiga ndetse no gukomeza gukora neza kugira ngo bazabashe kubona amanota ahagije. Bavuze ko kandi iyo wabashije kuba wize neza rwose ikizami cya multiple choice cyangwa se cyo guhitamo rwose ugicaho uri kwigendera neza cyane. Si ibyo gusa kandi kuko twababwiye ko turi buze kuganira ku bigo bigera muri 3 uko bagura ibigega sha muri TMP. ndabigura ibigega mu kubiganiriza umubyeyi mukuru. Ndi kubesha ngareka abagenti bose badahombye, abagenti bose barahombye. None abona ari umugenti ukiri mu kazi barahombye, abantu bose bakoreraga baba agenti. Abantu mu nzego bari babiri bya TMP nabivuga akaba ari bo bamwe muri bo banyandikira ama message bashaka kudukura ku muganda, akambwira bati natwe tubirimo twashoboye bayacu, reka tubanze twiyungukire. Mbareke mwiyungukire muri kwiba abaturage mwebwe. Kagugugu na nk'imanikwa
indirimbo iri kuba igitero ikaba n'inyikirizo ku bashoye byamaje gufunga ibigo by'imari byabashije gufunga mu Rwanda kubera bitujuje ubuziranenge ndetse bitubahiriza amategeko y'igihugu cy'u Rwanda mu bijyanye n'ubucuruzi ndetse no kwaka amafaranga abaturage bababwira ko bagiye kubaha inyungu y'umurengera. Ikigo cya mbere cyafunzwe akaba ari ikigo cyitwa TMP, kandi iki kigo kikaba cyari yashyizweho kuri online mu mwaka w'2023, ariko iki kigo kikaba cyaratangiye gukora neza 2024, ndetse na n'ubu abantu bakaba bari kugishyiramo amafaranga ngo kizajya kiragenda kibongukira amafaranga menshi cyane. Ibyo rero byarangiye byatumye iki kigo kiza kuba cyahomba, bakaba barabuze ahantu amafaranga yagiye, maze abaturage batangira gutaka amafaranga yabo bashoyemo, maze ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda bwahise bukurikiranira hafi icyo kibazo, maze bubwira abaturage ko icyo kibazo bagiye kugikurikirana kandi kiri buze kugenda neza. Babwiye abaturage bose bashoye amafaranga muri TMP ko bose bazasubizwa amafaranga yabo yose nta kintu na kimwe kivuyeho, maze ibyo bikazatuma abaturage bakomeza kugirira icyizere ubuyobozi bwabo budahwema kubitaho ndetse no kubareberera aho urukomeye. Kandi tugiye kubabwira indi nkuru ibabaje cyane mu nkuru zidasanzwe, aho mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru mu gace kitwa Byangabo, aho hamaje gukorerwa ibintu twabwita nk'urugomo, aho abanyeshuri biga muri URKVM bataka ikibazo cy'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyeshuri ndetse no kunigwa. Niba mwambuye ibikoresho bari gushaka no gusiga bamwishe. Abanyeshuri biga muri kaminuza ya Busogo iri mu karere ka Musanze bakenera ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa na telefone kugira ngo babashe gukurikirana amasomo yabo no gukora ubushakashatsi. Nyamara inyuma y'inkuta z'iyi kaminuza hari abantu bihishe inyuma mu mwijima bahora bafite intego yo kubambura ibyo bikoresho, ndetse iyo bagerageje kubyanga bakabakomeretsa bakoresheje intwaro gakondo. Niko biherutse kugenda, babiri barakomeretswa bikabije. Umwe mu banyeshuri baherutse kugirirwa nabi muri ubu buryo aratubwira uko byamugendekeye. Naririmo nyine ntaha naho n'umugabo usanzwe yarimo amuvinga bisanzwe atambuka mu muhanda, hanyuma ngira ngo ni nk'umuturage usanzwe nyine uri kugenda nyine bisanzwe, hanyuma nane ahantu asa nko kuri kabutike nyine kuri escalier hejuru, arangije aransimbukira bisanzwe. Ngira ngo ni umunyeshuri ukunyindisha nyine tuziranye, ahubwo mu kusimbukira ansimbukira none amfuka mu maso, mu kumfuka mu maso ngira ngo ntibirangiriraho, hahitaza n'undi wa kabiri amfuka umunwa, undi araniga njya n'inzara ahangaha, noneho uwa kane niwe waje rero afite umupanga nyine ansha imbere, ariko wongera umupanga nyine barije kunemesha. Undi wanyuma yari afite inanjoro hano, inanjoro niyo yagiye inkata ahangaha nyine ahangaha kuko kw'iburyo. Izi ntoki zose zaragize, zose no gusanasana zaracitse. Ni urugomo rukomeje gutera ubwoba abanyeshuri, bamwe bakavuga ko basigaye batinya kuva cyangwa gutaha mu macumbi yabo nijoro. Abanyeshuri dufite urahangayitse, nk'ubu ntabwo twatinyuka gutaha isaha y'isa moya, saa kumi n'ebyiri tugerageza ngo tube twatashye twageze mu rugo, birakaze cyane. Ni ikibazo cya telefone n'akacu, ariko noneho ubu ngubu ahantu bigeze ubuzima bwacu buri mu kaga. Ni ukuvuga ngo umunyeshuri arimo yategwa bakaba bafite imihoro, ibyuma. Niba mwambuye ibikoresho bari gushaka no gusiga bamwishe. Nkuko biragaragara ko mugenzi wacu buriya nuko yabaye nyina Uwiteka yamugomejeho ukuboko agahangana nabo bari bashatse gutema umutwe. Ibi rero hatagize ikindi kintu gikorwa, kuko inaha niyo bagutegeye mu nzira nta gutabarana kubaho. Ndetse bakemeza ko nibidakumirwa byihuse bishobora kugira ingaruka ku myigire yabo no gutuma bamwe batsindwa amasomo. Uzagira imitsindire mizimute se uri kwigwangayitse, nabyo ni ibintu ugomba kwigwaho. Si abanyeshuri gusa bafite ubwoba, abaturage bakorera ubucuruzi mu nkengero za kaminuza ya Busogo bavuga ko nabo basigaye bafunga ibikorwa byabo saa moya z'umugoroba. Bavuye hano barazamutse batema undi muntu wari haruguru. Dufite ubwoba, natwe turi guhaha kare. Ubu ngubu abacuruzi nabo ntabwo bari kwakira amafaranga cyane nk'uko bayakiraga. Twafungaga saa 4, turi gufunga saa moya, ntitwakira amafaranga kubera nyine ubwoba. Nyine twahungabanye, turi gusaba ngo mwadukorera iperereza, mwafata ibyo bisambo mukabakatira urubakwiye. Mu butumwa bugufi ya HTV na Radio 1, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru CIP Ignace Ngirabakunzi yavuze ko urugomo rwamaze kumenyekana, ndetse ko abantu babiri bakekwaho kurugiramo uruhare batawe muri yombi. Yagize ati urwo rugomo rwaramenyekanye, ndetse hari abantu babiri bafatanwe ibimenyetso bigaragaza ko bashobora kuba baragize uruhare muri urwo rugomo. Ikindi harimo gukorwa ibikorwa byo kugenzura abantu bagenda nijoro badafite ibibaranga, kuko kenshi byagaragaye ko aribo bagira uruhare mu rugomo nk'urwo. Turasaba
abaturage gutuza kandi bagakorana n'inzego zishinzwe umutekano kugira ngo uwishora mu bikorwa bibahungabanyiriza umutekano wese abibazwe. Mu gihe twakoraga iyi nkuru, abanyeshuri babiri batemwe n'abo bagizi ba nabi bari bagikurikiranwa n'abaganga nyuma yo gukomereka bazize intwaro gakondo, mu gihe bagenzi babo bakomeje kubaho bafite ubwoba bibaza ibyabaye kuri bagenzi babo. Ibyo ngibyo bikaba biri kuba mu gihe cy'igicamunsi cyangwa se mu gihe cy'amasaha akuze, aho abantu bari gutega abanyeshuri bakabambura ndetse bakanabakubita, bamwe bakanabica bakabasiga nta buzima bagifite. Ibyo tukaba twaravuganye n'ubuyobozi bw'ako gace ndetse na polisi iri aho ngaho, ivuga ko iri kubikurikirana kandi ko umutekano ubu ngubu wakajijwe muri ako gace. Bavuga ko abanyeshuri biga muri URKVM batahaga nta kibazo bafite, ariko ubu ngubu aho abantu bari gutegwa bagaterwa ngo kaci, bw'ibyo byazamuye rwose kuba bafite impungenge, bakaba bari gutabaza bavuga ko rwose inzego zibishinzwe umutekano zabegera kugira ngo abo bantu batera amakaci bahacike, maze abanyeshuri bajya gutembera bari furi cyangwa se nta kintu bikanga. Abayobozi batubwiye ko icyo kibazo bari kugikurikirana kandi ngo bakimenye ko atari umuntu wa mbere bahiciye, ahubwo ari abantu bagera muri 3 bamaze gupfa, undi akaba yakomeretse cyane akaba ari mu bitaro. Ibyo ngibyo bikaba byarateje imvururu ndetse bakaba bari gukora icyo bita nko gusukura umujyi, bari kureba abantu bose b'ingegera cyangwa se abantu basa nabi, bakabatwara bakajya gukoreramo iperereza ngo barebe abakora ibyo byaha bimeze nk'uko nguko. Dushimira ingabo zacu z'u Rwanda ndetse n'abantu bashinzwe umutekano mu rwego rw'igihugu ndetse no muri aka gace ka Musanze, k'umutekano rwose noneho ubu ngubu wabashije kuba wakomezwa, ubu nta muntu wapfa kuwuvogera uko yiboneye. Reka dukomeze n'inkuru mu nkuru zidasanzwe, aho imodoka ya bisi yari iri kwerekeza mu gace ka Karimbandi yabashije kuba yakora impanuka, maze abanyeshuri 20 bose bahita bahasiga ubuzima. Igereranya ry'abana 20 babashije kwicwa n'impanuka yabaye ya bisi yari bajyanye ku ishuri, aho aba bana bari bari kuva ku ishuri bataha mu ngo iwabo, maze bisi ikaza gukora impanuka, aho yaje kuza gukora impanuka igakora impanuka nabi cyane aha muri aka gace muri kureba namwe, maze ikaza kwangirika cyane, aho abana 20 bo bahise bapfa ako kanya. Ibyo byabashije guteza ikibazo gikomeye cyane, aho aba bantu ubona ko rwose ari ibintu bibi cyane kandi ari ibintu bidasanzwe. Accidents are relatively common in Uganda. In October, 2 buses collided on a major highway, killing at least 46 people. Over 4,400 fatal collisions and 5,000 deaths were reported in abandi yaririmo abanyeshuri 80, abandi bagera kuri 60, harimo 40 bameze nabi cyane, ariko abandi 20 bo nta kibazo bafite gikomeye cyane. Abantu 20 akaba ari bo aka kanya bamaze kubarwa nko bataye ubuzima, abandi bakaba bahise bajyanwa ku bigo nderabuzima byegereye aho impanuka yabereye. Turababwira ko kandi hanze y'u Rwanda mu makuru turi kubona ari amakuru avuga ko Trump ubu ngubu yarari mu nteko ishingwa amategeko, maze ari mu nama ishingwa amategeko, ari kubabwira ko kandi hanze y'u Rwanda mu makuru turi kubona ari amakuru avuga ko Trump ubu ngubu yarari mu nteko ishingwa amategeko, maze ari mu nama ishingwa amategeko ari kumwe n'abadepite, abasha kuvuga ku kibazo cya Iran, cy'intambara iri kuba hagati ya Iran ndetse na Amerika, maze bavuga ko igihugu cya Iran
ngo bashaka kugitera bakakibabaza, maze abadepite bamwe bamubwira ko rwose ibyo bidashoboka, ndetse bamwe banga ko afata amafaranga yo kujya kurwanisha iyo ntambara ibahanganyishije n'igihugu cya Iran. Ubu ngubu Trump bakaba basa naho basubiranyemo, ibintu bikaba byadogereye muri USA, muri Amerika, rwose ibintu bikaba bitameze neza cyane, aho Trump we yifuza ko yakomeza kurwana mpaka batsinze intambara, nyamara harimo abayobozi ndetse bakuru b'abadepite bifuza ko iyi ntambara itakomeza, ahubwo batangira kujya mu biganiro, ngo akaba ari byo bishobora gukiza iyi ntambara. Reka tubashimire cyane mwebwe mwese mwari mudukurikiye, nk'uko mubizi nababwiye ko ari Maître Onakizo. Iyi ngiyo ni Yumva TV, muzajya mugenda mwumvaho amakuru agiye adasanzwe kandi amakuru abonetse muri ako kanya. Ndabashimiye cyane, nizere ko mumeze neza cyane, nkwibutsa gukora subscribe niba utarakora subscribe, ubundi tugende tubana 5 kuri 5. Music Studio.